Muraho neza abakunzi ba John Lee Crypto Update. Aha ni muri WhatsApp channel ya John Lee Crypto. Hano tubonera amakuru atandukanye ajyanye no gukora amafaranga online binyuze muri Faucet ndetse n'izindi website zitandukanye. Hano urabona ko mfitemo link zitandukanye za Tronologs. Nabizi ko ariyo maze iminsi nkora video. Urabona rero ko hano hari link zigera kuri 5 harimo XRP, USDT, Shiba, Tron ndetse na Bitcoin. Nifuje kuzibereka muri WhatsApp channel kugira ngo abari muri WhatsApp channel mubashe kuziyandikishamo mutire mutegeza ko video nyikora. Kwiyandikisha ni ibisanzwe, iyo ubonye video ya mbere na video ya kabiri nuko kwiyandikisha bemeze ndetse na video ya gatatu kwiyandikisha nuko bemeze. N'abatinde rero uyu munsi ngiye kwa video y'ukuntu wiyandikisha muri USDT Logs. Nuko ngo uyu munsi tugiye gukora kuri iyi. N'abatinde rero reka nkande kuri link bereke uko kwiyandikisha bikorwa. Ugikanda kuri link urahita uhingukira kuri dashboard imeze gutya. Urabona ko ni USDT tugiye gutangira uyu munsi. Nuko ngo rero icyo uri bukore urakanda hano kuri sign up cyangwa se ukande hano kuri sign up yo hasi, hose ni kimwe kugira ngo uyandikishe. Ukimara gukanda kuri sign up urahita ubona iyi dashboard imeze gutya. Aha urahashyira username, hano uhashyire email, noneho hano urahashyira password usanzwe ukoresha, nawe washyira indi password isa niyo washyize haruguru. Nurangiza urasuzuma neza ko harimo referral code ya John Lee nkuko bisanzwe. Noneho wowe icyo uri bukore urahita uza urebe ko iyi capucha yafungutse gutya. Nubona yafungutse wowe urahita ukanda hano handitse ngo sign up. Ugikanda kuri sign up urahita uhingukira hano kuri dashboard imeze gutya. Wowe icyo ukora urahita ukanda hano kuri hano handitse ngo verify. Hano kuri verify urahita wakanda kugira ngo verifying email yawe. Urakanda kuri verify kugira ngo verifying email yawe. Noneho uhita ugera kuri dashboard imeze gutya, wongere uzokanda hano kuri verify. Kimara gukanda kuri verify urahita ujya muri Gmail yawe urebe ko hari ubutumwa bohereje. Yes, ngo babwohereje. Noneho kiri gukora urahita ukanda kuri ubwo butumwa bohereje. Urahita ubona iyi link imeze gutya hano hasi ahangaha. Kimara kuhakanda uraba uverifie email yawe. Reka tuhakande. Yes, noneho hano urabona ko email yabaye verification. Nuko ngo urahita ukanda hano hasi handitse ngo home hano hasi. Kimara gukanda kuri home urahita usubira muri dashboard. Yes, urazamura hano urebe ko capucha ifungutse gutya. Kimara gufunguka gutya urahita ukanda hano kuri hari Exit Reward. Bakande hano bahita bakwereka ko hano kugira ngo ukomeze wongere uclaiming bisaba ko ubanza ugategeza isaha yose. Ikindi hano hari bonus abaguhaye bite nuko verifying email. Hano urakanda kuri bonus. Urabona ko hano baguhaye bonus 10. Izi bonus 10 urazamura noneho ugere hano hasi uziclaiming nazo. Yes, urakanda kuri Exit Reward. Yes, urabona ko utangiye guclaiminga. Izi spin 10 zose ugomba kuziclaiminga kugira ngo ayo claiminga cyangwa se amakuru yo claiminga azamuke hejuru kuri balance. Nuko ngo turaziclaiminga zose tuzimaremo. Urabona ko hasigaye 8, hasigaye 7. Yes, urakomeza ugaclaiminga paka zose zirangiye. Yego, nuko ngo rero buri gihe niba ugiye kwandikisha muri Faucet n'izi bonus ujye uziclaiminga. Yes, urabona ko turangije kuziclaiminga hasigaye 0. Urabona ko kuri balance hariho 0.013 n'ibindi bice. Urahita ukanda hano kuri Faucet. Noneho ukande hano kuri notification bakwereke ko hano hari gift code bagwaye 0.05. Urayikandaho. Ukimara kwikandaho urabona ko yagezemo ariko itaraza mukanda hano kugira ngo ihite imanuka hasi hano, kandi urabona ko iri hejuru ni hasi. Urategereza capucha ifunguke. Nurangiza ukande hano handitse ngo redeem gift. Hano handitse ngo redeem gift urakanda kugira ngo nazo zijye kuri balance. Urabona ko balance ifiteho 0.033. Urabona ko iri kugenda yongera. Noneho urakanda hano ku turongo dutatu. Nurangiza kuhakanda urahita ukanda hano handitse ngo home. Urahita usura kuri ya dashboard yawe. Urabona ko hasigaye 57 kuya ngire gukareba. Rero niba ushaka guclaiminga nyinshi kandi mu buryo buzajya butuma winjiza nyinshi bizagusaba kuzamura level.
kugira ngo level yawe izamuke bibe gusa gukina game. Urabona ko hano uva kuri stone ujya kuri iron, kandi iyo utakinnye game ntago balance yawe izamuka vuba vuba. Ubwo rero kuri iyi YouTube channel hariho video igaragaza uko wazamura level mu buryo bwihuse kandi mu buryo bworoshye. Ndiza ko rero muri ukomeze kubwa neza. Niba ufite ikibazo cyangwa ibitekerezo andika muri comment umbaze nanjye ndagusubiza. Ndabakunda cyane, ukomeze kubwa neza.